tuzashaka kuno duhinga urutoki. Imyidagaduro kugiye gushinga club wowe fake intwari ariko ntabwo uzayashinga muri episode ya gatatu washyizeho. Okay, mwakoze kwitabira rero umuganda mwakoze bigenda neza inama igenze neza ubwo igitekerezo cy'itabi twakivanyemo ariko nta gitekerezo kirimo n'ubundi itabi ribamo amafaranga ariko burya wibuke ko na leta iravuga ngo itabi ririca turi kumwe none se itabi ririca ko njya mbona hari urubyiruko rinywa nkabona babaye nk'abasazi ubwo igitekerezo cy'itabi wakizana mu rubyiruko imyidagaduro n'ubuhinzi ntwari tugushinze imyidagaduro n'ubuhinzi ubwo tukugize nk'umuyobozi w'urubyiruko dufashe abana bacu bayobore neza turi kumwe ntihagire ikibazo bazagira sibyo. Okay, mutaye noneho mujye mu rugo ibindi zongera igihe cy'umuganda tuzakora indi nama ariko buri wa gatatu dukora inteko mwibuke mu nteko kuzatugezaho ahantu umushinga ugeze ntwari nawe nabashinga cyane murakoze cyane rwose mudugu yego ubwo nahego mugere n'amasuka ntwari sigara keza ntwari keza kugenda mwe mugere action. Ubwo rero uri kumva ibere ryuzuye isutiye uri kubyuka mu gitondo uzunguza bwa butafari ngo ni ububuno keza guhera ubugubu ese ubundi keza karame papa kuri amafaranga naguhaye ejo genda ugure inyanya hara ku isoko n'amavuta yo kwisiga n'ikindi sabuni amasogonda abiri ubu ugeze hano utebuka yo dore turashaka guteka ndabanguka kuko batazongera kujya kubwira nabi ihute sawa sobundi urara ukobwa urara oya se na umwana wacu bazarutikura yewe ibaze yewe ibyo bintu byo bivuga gake worojemo umwana wacu atwarinda nese ko mbona yigize nk'abantu tuvuga ibindi mbona babigira ibintu mugabo mwiza ameze nka rw'abakobwa rukunda kugenda ruzira mu mihanda oya tuvuga ibindi umwana wacu ntabwo bamutera ariko naramukaza nyine ikida nzagisatu oya ntabwo azayizana ndagusezeranya ko umwana wacu atazazana ndaza kumuganiriza nyine ugiye guhita umubwira ko turi amutipe nubwo atakoze umuganda bakunda ntwari kandi abize ngende umuhara muri karitsiye turi mu gatatu tukamubonamo ku ruhande hari ngo urahagarara nk'aho ku ruhande ku mukingo w'umuhanda generore yaba ari iyanjye mani generore yaba ari iyanjye ntabwo mu muhanda haryame byose bikorwa n'isabune ntabirenze mani umuhanda hagati ngiye kwigira ariko shaka muko ariko ubundi ko ibyo bitatu babikuye muko wagira nimba baguye mu maso simama amafaranga se ngo ngiye gusukira dore no gupana ububi nk'ubwo bwakiri wanzenze ahubwo papa waritse kuntu umva kugira kugarukira babarira utanga giko umva madamu nasasana nagiye gusenga madamu umva mbwi kwitare tujye inama n'umukobwa yego ariko mwana wa icare hano umuntu azazirirwa ku gasozi ahingagura wowe wicanga iyo misatsi iraje kuveho cyangwa uzagutukuremo kimwe yego ariko utamwica se nawe kwicara haruguru mwana wawe waje ukicara ahangaha guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ndashaka ko uyu mukobwa byawe ndimoze muganiriza mu kanya ndashaka ko uyu mukobwa guhera ubu ngubu ejo mu gitondo tuzafata amasuka turi bangahe turi batatu tukajya gukora tugashaka buryo ki twatera imbere keza murumva mama nta kibazo tuzajyana nzabyiga nzabimenya nzabishobora tuzajyana nta kibazo mu gitondo turi bujyane ibyo byo wugize ngo urabyuka ngo gihe nishyiraho ibintu ibi biriya bintu ushyiraho ku munwa wajyanika turade wariye ndaza guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere turaje tugende irazi ka gasozi kose ndashaka ko tukamara tukagahinga
papa nta kibazo turi bujyane nabyo nibyo ese wowe ushaka ko tujya gusabiriza yabyemeye ariko umugabo wanjye yabyemeye mu gitondo kanze ngo yasuka yari yarakutse kanze nyikwikire ariko mu gitondo nawe tujyana ndashaka ko dufata amasuka uzabimenya ndabizi sibyo mu gitondo turi bujyane humura pe umva madamu mubwire ndashaka ko uyu mukobwa twamuhagurukira ibi bintu ntabwo twabishobora oya ntabwo yabyemeye. none se suzi ko impano zikiza abantu impano zikiza abantu azi guceza azi gukina umupira ariko uruso rwandiko oya jya kumbwira byo guceza bose byabo n'iby'ibirambo n'abo kanyarengwe birwo ntago ari uburara ntabwo nabyemera hano mu rugo rwanjye ntabwo nabyemera ntabwo ari uburara ujya mu ejo kare yasuka ndayikwikira ageze tujye mu gasozi guhinga tuzajya ko n'imyidagaduro irakenewe ubu ngubu ndamurihiye arize ararangije none atangiye kwigira ikirara ngo ntabwo ari ikirara ni ukwidagadura burya rero reka nkubwire madamu ngo aba bana ababyeyi b'abagore ngo nimumwice abana mu mutwe turaho noneho kutugenderera amasaha mubwire ko uje kureba ntwari narinje kureba ntwari ngashyira telefone kuri WhatsApp ntwari saya amasaha ugira ngo wamusanga aba yagiye wagiye gushyiramo iki ashyirire kuri WhatsApp ibyo byantuza se bya WhatsApp menya ngo ni WhatsApp WhatsApp yego none se ko mbona ari ikirahure cyonyine iyi ni telefone ni smart ko nta matushi iki gihe nabyo ko tumenyereye reka nkwereke reka nze nkweki yanjye yewe telefone menyereye ni iyi do bayibona iyi ngiyi ni igezweho babo nyine hita umubwira ngo none se rimwe iri he dore ngiye rimwe ngiyi dore urwego webyo biri noneho ngaho nyereka rimwe noneho dore ngiye rimwe ngiyi reka nze nkwereke rimwe rero ayiwe iranzimanye ubose wayizanye nta muriro urimo umuriro wari urimo ariko sinzi ukuntu bigenza nta muriro uhari noneho reka njye guca n'uduhari ni uturasibe kandi ntabwo rujya iyi telefone yanjye ni 4G ntabwo byakemera ahubwo reka kakangesha baza kukanyura abanyarwanda ndabaza ubwo babyita igiki ni telefone smart ya 4G reka njye gucaginga ngo kajya gucaginga ku muhanda ndagaruka reka njye gucaginga ku muhanda ndagaruka ugiye ku busantere yego ngaho urugendo rwiza mama yego uze kuza kugaruka nimugoroba murakoze wenda kiriya gihungu cyanjye kiraba cyaje dore ko kigize igenda urugendo rwiza niyo mpamvu nanjye nshaka kujya kuri WhatsApp ndagaruka kumureba ihute rwose none se uzi ko ibi birayi uzi ahantu nabikuye nyine ni imvune zacu mbese twamuhaho natwe ubu se ko wari ugiye guteka agafiriti harya ni kamwe ko mu mujyi ni kamwe ko mu mujyi harya ifiriti ni ibiki ifiriti rero nagiye ejo bundi kwa Joni nsanga rwose bagatetse ariko utu tuntu baratumpaye numva turyoha uyu munsi ndashaka ko utuntekera nawe oya wenda twarushaka utuboga dore ikinini na kinini karame mama nawe komera rwose yego none se mumeze mute papa turaho none se ngaho da ubu izi saha uvuye ubu ni ryari papa rero amaze ndebe kuri telefone umuhungu asigaye yarigize ikirara aratunaniye niko madamu dore ni isaha y'isaa 7:28 koko papa wagiye mu gitondo uzasanura nagiye muri karabu papa karabu ni ibiki nagiye muri karabu hamwe bakoresha ni bya bindi nakubwira hamwe bidagadurira kuzamura impano z'iki z'abaturage no yari yagiye pe ubwo ntagiye kwigira ikirara oya ntabwo ari ukwigira ikirara ni ukuzamura impano z'abana ubu mbaha nkajya guhinga mu gasozi njyenyine umuntu ngo yiriwe agenda muri za karabu tuzajyana mu gitondo ariko rero umuhungu wanjye nawe usigaye uranga papa wazindukana isuka ku rutugu nawe ukazinduka ugiye muri ariko mama wacyungura hindura wacyungura hindura wacyungura hindura uko kuko nzabigenze nzababwirwa nibyo ngibyo uri kunyita umugore abasigaye mu rugo ntekera baraciye muri karabu ibi
vamo koko baraciye muri karabu ibintu bitangiye kwigira ni ibi baraciye muri karabu umva rero wa muhungu rero urananiye pe ubu ngubu uhereye uyu munsi ariko abasaza ntabwo uzongera kuva aha ngaha wayibonye inkoni papa mo ndayibona do kera najyaga nzerera bakankubita izihishije ibishyimbo izihishije ibishyimbo ngenza bakubita izihishije ibigori bagukubitaga inkwi se bagukubitaga inkwi koko uzajya ubyuka ugenda harya ngo ni muri za karabu muri karabu nyine mubwire ngo papa naje witakuriza wana cyangwa mbazi ibyo bigofero bigucireho action ariko papa reka kusakuriza cyangwa ibyo bigofero mbigucireho ariko abana b'iki gihe barasuzugura ibyo bigofero urumva igihe wamere ko nta mwana wa kera wasuzuguraga rero wamuhungu reka mubwire none se ubu ko utangiye kunsuzugura ngeze aha ngaha ubu nugira imyaka 35 ntuzaba uri kunkubita nzagukubita ahubwo mushumba kagera nzagukubita wa mwana wumva reka nkubwire hoya wimukubita urawicaye mwiriwe neza Mwiriwe. mumeze mute rwose uyu munsi mwakoze kwitabira pe shaka ubwo mwagikoze neza ibintu byagenze ni neza ukuri nkanjye muzehe Fabian umuganda w'uyu munsi nawemeye wow rwose nanjye nka muzehe Gikeri uyu muganda nawishimiye cyane yego rwose harakabaho umuganda kandi dufite n'ubuyobozi bwiza rwose ukuntu umuganda tutawukora neza umuganda rwose ni ukujya tuwunoza cyane n'umuti agatangaza twese tugahuriza hamwe tugashaka uburyo ki twakora umuganda twateza imbere igihugu ariko sha mwabana nanjye uyu munsi nka muzehe Fabian umuganda w'uyu munsi rwose nawemeye mwiha amashyi mwawe cyane rwose nka Gikeri nawe ushobora gutongeraho akantu mwiriwe mwiriwe neza murakomeye turakomeye mukomere cyane turaho muraho mumeze neza egera hino mo agatebe yicaye negere hirya di icara murakoze cyane none se yego utugenderera amasaha ni amahoro ni amahoro rwose ko tutabimenyereye izi saha za fasita Kenny oya byari ngombwa ko nza kubasura ntabwo mubyishimiye se muvuge cyane mwongere voice action none se tugenderera amasaha ya saa sita ni amahoro ni amahoro madamu abantu bakuzinduka baza tutaranateka n'ukuntu nisonzeye tashyira umutima hamwe ntabwo ari ibiryo bingenza none uzanywa n'iki tukiri guhaga jya utuza natuze rwose rero nkimara kubashimira ubundi nama no kujya tuganire se umudugudu wacu umeze ute niki kibura ngo dutere imbere n'ibindi bigiye bitandukanye nzi neza ko hano harimo urubyiruko sibyo urubyiruko ba Keza ndabazi ba Ntwari burya nimwe imbaraga z'igihugu urubyiruko imbaraga